twagiye. ariko ni byiza ko twishimye muri uyu mwanya. Turongera turagushimiye waturinze igitondo cy'umuseso, warenze abiri imbere yawe bagirira neza. Tugushimiye ko natwe abari mu ngo waturinze, warenze umukwe n'umugeni. Aya masaha twemereye kuba turi muri rusiki igisenge cyitiriwe izina ryawe, cyubahiro ni icyawe. Tukihagera turagushimiye kandi turongera turagushimiye kandi turongera turagushimiye kuko uri Imana ishobora byose kandi ntakibasha kurogoya umugambi wawe. Turagushimiye kuko usezeranye ugasohoza. Tugushimiye uyu munsi mwiza uduhaye, tukongera tukawushimiramo. Tugushimiye uyu munsi Nyir'ingabo wateguye, ukaba wavuze neza ku isaha tuzatuye imbere y'amaso yawe tuje kwizihiza ubukwe bwa Theo. Turagushimiye turagushimiye turagushimiye. Ongera wumve ko tugushimiye, tukuzamuye Imana yacu ibiganza, tuguhereje icyubahiro, tuguhira n'ikibi cyawe. Warakoze Nyir'ingabo, nawe natwe rero uza kubana natwe muri iri teraniro ryiza ry'uyu mugoroba. Udufashe Nyir'ingabo Imana, twishimire imbere y'amaso yawe kuko uyu munsi w'ibyishimo
Theogene Havugimana ndetse n'umufasha Tuyisenge Vestine. Imana ikwiriye icyubahiro. Inshingano y'umugore Vestine, Bibiliya iriho inshingano, ntabwo nzivuga uti uzumve neza. Kristo niwe mutwe w'itorero, noneho ufite inshingano yo kumuganukira iminsi yose, kumwumvira iminsi yose, kumuba hafi iminsi yose. Theogene yazana igitekerezo cy'ibyo muri bukore ukabyakira neza, nubwo haba hari ubugororangingo cyangwa igitekerezo ufite, nawe ugatanga igitekerezo ariko wubashye igitekerezo cy'umugabo wawe. Igihe cyose urasabwa kumugandukira. Reka ndarukike kuri Theogene. Theogene umiki ijambo rikubwira inshingano muhawe: bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira mwaryeze, abone kuryishyira rifite ubwiza, ridafite umuzinga cyangwa umunkanyari. Inshingano ufite niyo gukunda Vestine umugore wawe iminsi yose, ukamwishimira nk'umugore wawe uhawe n'Imana, ukamukunda, ukamukuyakuya, ukamumara umubabaro. Kubera ko turi mu isi, hari igihe uzasanga abaturage bamubabaje, ariko uzamubwira amagambo meza yo kumuhumuriza, umumara agahinda, ukamugaburira. Kandi igihe cyose ugiye mu birori ntukamusige, ujye umufata mu kiganza, mugende mwibarabara nk'uko ndi kugenda, mugendana mwibarabara. Hariho abajya bashyira abagore imbere bakabashorera, niba ari umugore uri imbere, burya ni umugore n'umugabo. Hari abajya mbona umugabo ari imbere, umugore akamushorera. Ntabwo ari byo, bagomba kujyana bahagararanye. Uko muhagaze niko muzajya mugendana, uko muhagaze niko muzajya mugendana. Uko musekana burakeye, nimushaka kujya mwitara ku ntebe imwe, nimujya mu bukwe, ubundi umuntu yatumiye abantu abagomba kubategura igitaro bibiri, umugabo n'umugore, umugabo n'umugore, ariko benshi ntabwo bayikunda kubahiriza. Ubundi bagombye kuba bicaranye. Ntuzigere ugenda mu birori usige Vestine kereka hagize impamvu, ariko mu gihe nta mpamvu ihari ntuzigere ugenda mu musige, mujye mugendana mwibarabara. Abantu bafite bati dore Vestine na Theogene baratambutse, muzaba bafite ibintu bikomeye. Ntabwo twavuga ibintu byose, ntabwo byashoboka, ahubwo tugiye kubabaza ibibazo bikomeye. Theogene Havugimana, Theogene, ngiye kukubaza ikibazo gikomeye. Ishingiwe n'itorero kandi imiryango yanyu ihari, umugore urengera kuzabana nawe mu rukundo ukurikira iteko ry'Imana, uri bwemere inshuro nyinshi, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero. Komeza usubize. Yego ndateme. Nabonye rero ukuntu wahise, yaba arwaye cyangwa ari muzima. Yego ndateme. Mubyaye cyangwa mutabyaye. Yego ndateme. Mutunze cyangwa mudatunze. Yego ndateme. Uzinda kwifuza abandi bagore. Yego. Ntuzamutisha abandi bagore. Oya ntabwo uzamubaza.
reka nkomeze mubaze, muzabana akaramata mukwega iteko ry'Imana yego kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse gutwara ituro rye ryera? yego ndabyemera. Ndabyemera. Ntabwo ikiganza usubize rimwe, ibyo byose ndabyemera. ibyo byose ndabyemera. Nibaguha amashyi y'umuntu. Ngiye kubaza Vestine Tuyisenge, umufashe indabo imbere y'Imana ishobora byose, izi umutima wawe ikamenya n'imigenzereze yawe yose. Ngiye kukubaza wowe Tuyisenge Vestine, nawe utega amatwi unsubize witonze. Kwemera kujyana na Havugimana Theogene ngo akubere umugabo mushyingiranywe n'itorero? Yego ndabyemera. Uzabana nawe mu rukundo? Yego ndabyemera. Uzamuganirira ukurikije iteko ry'Imana? Yego ndabyemera. Mu burya umubabaro no mu byishimo? Yego ndabyemera. Mubyaye cyangwa mutabyaye? Yego ndabyemera. Muri bazima cyangwa murwaye? Yego ndabyemera. Nubwo yazaba arebye? Yego ndabyemera. Ntuzigere umutisha abandi bagabo? Yego ndabyemera. Uzabana nawe akaramata Yego ndabyemera. kugeza Kristo agarutse Yego ndabyemera. cyangwa urupfu batangije? Yego Nta ndabyemera. kindi kizabatangira urupfu. Yego ndabyemera. Ntuzamutisha abandi bagabo? Yego ndabyemera. Ntabwo ikiganza utego yose ndabyemeye. Byose ndabyemera. Mugiye kubirahirira rero. Noneho urazamura ikiganza cy'iburyo, usomye ndahiro uranguriye agufashe microphone. Jyewe Havugimana Theogene nsezeranye n'imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana Tuyisenge Vestina ngo ambere umugore dushyingiranywe n'itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari mu buzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ndateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagore. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo aje kujyana itorero ryera. Imana irifashe. Amashyi. Tuyisenge Vestine nawe urabigenza utyo. Barenda guha akanya ase n'uyegero gakeya. Sawa sawa. Uzamuye ikiganza cy'iburyo. Yewe Tuyisenge Vestine nsezeranye n'imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana na Havugimana Theogene ngo ambere umugabo dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana. Nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ndateshuka ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagabo. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo
Kristo agarutse kujyana itorero ryera, Imana izabimfashemo. Mutegure impeta zanyu, mutegure impeta kugira ngo mwambikane impeta. Noneho Theogene ugiye kwambika umukunzi wawe, umugore wawe impeta. Iyo wanditse umuntu impeta uba umuhaye ubutware ku byawe byose. Ubwo rero uko umaze kubirahirira ugiye kubigaragarisha ikimenyetso cyo kumwambika impeta. Aragufasha microphone, noneho mwambika impeta murebana, ndakubwira amagambo meza umubwira, noneho ugende yasubira. Bigura urutoki, uramwambika impeta umureba kuriya arimo araseka, wowe urusheho. Yewe amazina yawe nyine pakundi. Yewe Havugimana Theogene, mwambitse impeta y'urukundo. mwambitse impeta y'urukundo, gusezeranya ko nkegura ibyanjye byose. gusezeranya yuko nkegura ibyanjye byose. Bihamije mu izina rya Data wa twese, bihamije mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen. Vestine narambura ikiganza rero. Ariko mwabonye ukuntu Vestine aseka neza. Vestine aseka neza. Vestine, ibi ni byo waharaniye imyaka myinshi. Wabiharaniye imyaka myinshi. Bambwiye ko imyaka 10 irangiye, yarabiharaniye. Iyo ataba umugore uzi ubwenge, hariho abandi bajya bishyira hejuru ngo bakazivamo. Ariko Vestine yarabiharaniye. Kwirimbeta rwose. Ngaho rero nawe ukajya umugarura, ugiye kwambika Theogene impeta, kandi ukomeze umusekere kuko nawe ugiye kubigenza. Yewe amazina yawe Tuyisenge Vestine, mwambitse impeta y'urukundo, mwambitse impeta y'urukundo, gusezeranya ko nkegura ibyanjye byose. gusezeranya ko nkegura ibyanjye byose. Bihamije mu izina rya Data wa twese, bihamije mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen. Amashimwe. Noneho mwembi rero mutwereke ibiganza byambaye impeta, mutwereke ibiganza byambaye impeta mwembi. Ibintu byawe byose. Sawa sawa sawa. Yesu yabagiriye neza. Yesu yabagiriye neza. Yesu yabagiriye neza. Yesu yabagiriye neza. Haleluya. Reka mumbere data amashikuga ngabo. Mwito rya DPR y'u Rwanda maze kumva amasezerano y'abene data Theogene agiranye na Vestine, ndangaje ku mugaragaro
ko Theogene Havugimana abaye umugabo wa Vestine kandi ko Vestine abaye umugore wa Theogene. Nuko rero ikimana yiteranirije rero tuzagira umuntu ugitandukanya. Amen. Amashyi y'umundo mu murenge barabigishije babaha ikiganza cy'iburyo, babaha inyigisho ariko barabije barababwira ngo n'umuntu agira tubabwiye bibananiye muzagaruke tubatandukanye. Siko bababwiye ku murenge. Ariko uyu munsi itariki ya 25 Nzeri umwaka wa 2025 baravuze ngo baramuzamura imwete hejuru twisubiza ijambo ry'Imana rigira umwe abasezeranye. Turavuze ngo ikimana yiteranirije ntihakagira umuntu ugitandukanye. Mugende mubane amahoro, mugire umunezero n'ibyishimo mu muryango wanyu. Uwiteka nyir'ingabo ababere byose, abarebe neza, abaha amahoro, abaha umugisha, kandi azabatuze mu bushake bwe. Aho muzagenda hose muzaba abanyamugisha, muzabone imbuto zo mu nda zanyu, muzagire umugisha mu majya no mu mazi. Uwiteka azabahe izina rye ryera. Amen. Itorero ry'abateguriye seritifika icyemezo cy'uko mwashyingiranywe n'itorero ngo bakoreho abigishwa barabacyaha. Yesu abibonye ararakara aravuga ngo nimusigeho, mureke abana bato bazanye ntimubabuze, kuko abameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ati ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana mutoya atazabwinjiramo na hato. Nimwakire ijambo ry'Imana. Yesu niwe wavuze aya magambo. Abagore bajyaga bajya guterana rimwe na rimwe ndibana abagabo baje bakabarura abagabo gusa, ariko abagore ni abanyabwenge. Wa mugore w'ubwenge twavuzeho bakuru, abagore bakagenda igihe kimwe bagenda batwaye n'abana babo kugira ngo Yesu abakoreho gusa abarambure ibiganza. Abigishwa muri wa muto bari bafite barabacyaha, barashaka kubirukana. Yesu aravuga ati nimusigeho, mureke abana bato bazage ntimubabuze. Ntabwo ndibuvuge amagambo menshi. Yesu yarabakikiye abasabira umugisha abarambuyeho ibiganza. Natwe mw'iri torero rya Deperi ntabwo tubatiza abana batoya, ahubwo tugerekeye mu cya Kristo tukabasabira umugisha. Reka numere mwari Theophile nawe yegera hano akikire buriya mwana wundi mutoya. Uriya mugabo niba ari umudiyakoni nawe ateruye umusore. Ateruye uriya musore. Undi mudiyakoni uhari aza aterure uyu mwana w'inkumi, ubundi muhagarare mugose bano babyeyi. Ijambo ry'Imana atubwira muri Zaburi 128 ahinda umuntu ubaho Uwiteka akagendera mu nzira ze, kuko uwazatunga n'imirimo y'amaboko ye niko kazajya yishima kandi azahirwa. Umugore we azaba nk'umuzabibu wera cyane nk'uko mubireba uyu munsi, kandi abana be bazaba nk'uduti twa elayo bagosa ameza yiwe. Nuko umuntu ubaho Uwiteka azajya yirwa. Umere Uwiteka amajwi n'impundu. Aba bana tugiye kubasabira umugisha nk'uko Kristo yabikoze, maze ndabasaba bw'itorero bwo kwishimira umuryango mwongere muhaguruke tubasabire umugisha. Data nyir'icyubahiro, turagushima ko wahaye Theogene na Vestine kubyara, bafite abahungu n'abakobwa. Turagushima ko wafashije uyu mubyeyi igihe cyose yabaga atwite
umugisha kugira ngo bakore neza, bagire igikuriro cyiza, bagire igikundiro. Imbaraga z'Imana ziture muri bano bana, umwuka w'imbaraga ziture muri bano bana, kandi impano z'umwuka wera usigare muri bano bana kugira ngo babe umugisha ku muryango, babe umugisha ku gihugu, babe umugisha ku itorero. Bano bana bazige bagere kure, bazabunuze, bano bana uzabakomeze, uzabahe poste zikomeye, bano bana bazayobore, bano bana bazaba umumaro. Niko tubasengeye, niko tubasabiye, bazige neza rwose, kandi turabasengeye mwami kugira ngo bazakubere abakozi. Nicyo tubasabe kuri iki gihe cyose, mwami Imana yacu, amazina yabo yandike kandi agume mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzayishuka bano bana bazabe bari maso. Haleluya! Imana nivuga bazayumve, cyangwa nugaruka mwami bakiriho uzasange bakwiteguye. Niko tubasabiye, niko tubingingiye, kandi ababyeyi nabo turabasengeye kugira ngo bashoboze ku inshingano bafite zo kurera bano bana, babereka inzira nziza kugira ngo bazasaze batiyirimo. Turagushimiye, tuguha amashyi n'impundu mu izina rya Yesu, amen. Ibi bintu ni nukuba mugenza we makunze nukuba mugenza makunze nukuba mugenza darubaha Imana nukuba mugenza darubaha Imana we nukuba mugenza we makunze nukuba mugenza makunze nukuba mugenza agatambuka yemwe bagashagarwa baberewe darubaha Imana umwami akunze we umwami akunze nukuba mugenza Imana we nukuba mugenza darubaha Imana we nukuba mugenza we umwami akunze nukuba mugenza umwami akunze nukuba mugenza makunze we nukuba mugenza umwami akunze we nukuba mugenza umwami akunze nukuba mugenza umwami akunze nukuba mugenza Imana we nukuba mugenza darubaha Imana we nukuba mugenza
neza ntimwabura kubireba muhagaze. Hanyuma rero Bonaventure na Tuyisenge Vestina urwo icyo gihuru gihemarene icyo gihuru gihemarene rwose ari igiterura. Hanyuma reka mubwire ko mugaragara muhobere umwe ahwerere mu wundi. Mubwo DJ wategura injyana ituje gake idafite amahane. Mutegurire umutobe wa karoti uza kugenda ugabanya gakeya tuze kubyumva neza. Urakoze cyane isumurya cyane umaremo ufashe icyemezo cyo kubahereza ubuki busa ni byiza. Hanyuma Nankundire Theogene yakire mu biganza. Hereza umukunzi wawe mu biganza yakire nawe akiri mu rubindi. Hanyuma ibyo bibindi byose mujye kubitegura hariya, byose mubitegure hariya ubundi mukimirane. Hanyuma zamura werekeze hariya mu majyaruguru, genza gutyo nawe werekeze hariya hera. Waguruke mushira inyota twahageze nta nyota. Muhuriza mu kera gato, muhuriza mu museka aho. Hanyuma mubashimira muze biganza. Nibyamara muhindira umenye umukunzi. Umukobwa igira hino ba hafi hano. Akiriye mu rubindi Vestina. Ngaho jya hano hirya inyuma hano hafi yawe. Menya rero umudamu, menya umukunzi wawe. Nyuza akaboko aho mu bitugu no muhanda. Mwitse amajwi batabura uko babyumva. Aho mufasha ni mu cyata. Vestina turi bwo bwa mbere mafashwe. Yega atagufashe none ko dase hagufata cyangwa tubyirengagiza. Hanyuma bigenza utyo menya rero umukunzi wawe muhereze kandi atwenga yishimye arimo bigenza utyo rero dutambuka dutera intambwe tudategwa tudasitara ngo nankomye ngayo ngo kumugene muganira kandi munezererwa. Imana yakoze ibi ngibi. Imana yabaye mu ruhande rwacu yadukora ibyiza by'igiciro. Hanyuma mugende mu hereza n'umutware. Reka da iyo byanze ukenyera igitenge ahita byemera. Yego muzi ibiganza mubashimire babigenje neza. Ndacyaguhemba no muri Theogene yenda gunya kuguhemba. Hanyuma muganira muzi ikimenyetso ntiwigore. Urugo rufite abagaragu abaja n'abajaja babara. Wambaza ngo abajaja n'abana bamwe bavuga ngo njye nkora iki ko babirangije bose barahari muri rugo. Rekera twaricunguye. Bigenze utyo rero dutambuka dutera intambwe tudategwa tudasitara ngo nankomye ngayo ngo kumugene muganira kandi munezererwa. Imana yakoze ibi ngibi.